umugabo ari hano ni inshuti y'umugabo wanjye barangambaniye kunta arabimenye ntandi yakaratiho gatsindwa we dore urapfuye urashize ariko ntabwo inshuti yawe ariko ndanagukunda reka mbahe ikaze rero nifuje ko tuganira ariko reka nongere mbashimire wowe udukurikirana ukora subscribe ukandika na comment ndetse ukanashare mu biganiro byacu ndagushimira cyane uyu munsi ndi kumwe na Mama Salomo ndetse na wamu subone mvuga umupapa ndamvuze nabi uravuze nabi umusore ariko no mupapa w'umwana umwe kucyo byanga se kandi uri umupapa w'umwana umwe nta kibazo ubifata uko bivuga uko bishaka turi kumwe tugiye kuganira murabizi ko bushize twaganiriye Mama Salomo ataha ubona afite akanyamuneza nk'umuntu nyene byibura ugiriwe muhwe bwa nyuma kuko yagize ubuzima butari bwiza igihe kinini ariko kuri inshuro hari umuntu uvuga uti nyamara reka ndifuza kumenya ubuzima bwe ndifuza kumenya abantu uko bameze tugiye kongera kuganira tukumenye uyu munsi inshuti ya nshuti y'umuryango aho bigeze ndetse naho bigeze naho ugejeje ukora kwambwiye kuri inshuti ya famiye ariko wifuza kugira intambwe cyangwa se umusandu utanga ku bana b'inshuti yawe uyu munsi rero ariko nabanje kuguha ikaze murakoze cyane nari ngiye kukubaza nta rwose wumve ko ari ikaze hano ni murakoze cyane rwose Mama Salomo nawe ntari guha ariko murakoze cyane hanyuma kugeza kuri uyu munsi inshuti y'umuryango mu bana inshuti y'umuryango se mwana yanjye navuga ngo tubanye neza kubera ko nyuma ya hahandi yaramamagaye kuri fone bazi uko abana bameze aza no kubasuhuza ubwo ibindi arabibibwirira dusoza cyati burangiye sinjye kwibagirwa ikiganiro cy'ubushize tugisoza hari ibibazo uravuze ngo ugiye kumubaza usira cyabyivuka waravuze ngo hari ibibazo nifuza kukubaza ngo igihe kirageze ngo nanjye nkubaza ibibazo ndagira ngo bira ibibazo bimubaze niba ukibyibuka ariko niba utabyibuka nta kibazo turakomeza harimo bikeya nibuka harimo n'ibyo ntibuka ko nahindukiye agiye kumbaza ngo mbaze nta kibazo reka twe kumubaza kuri ino nshuro tuzamubaza undi munsi hanyuma nyuma ya kiriya gihe wakomeje kwita kuri Mama Salomo gute ese waramusuye ureba abana buriya abana b'umugabo w'inshuti yawe nawe baba ari abawe cyane ko nawe ibyo ngo ubizi ugeze umusura ugera mu rugo bimeze bite urumva Mama Salomo yego koko no umugore w'inshuti yanjye oya umugore gutyo ngiye umugore w'inshuti yawe yego oya ahubwo umugabo we n'inshuti yawe nyine n'umugore w'inshuti yanjye siko kuri se nyine gutyo bivuze sinzi niba ari ikinyarwanda ikinyarwanda cyiza pe ni umugore w'inshuti yanjye uko bivuze umuntu ashaka gutemba ko uvuze ngo Mama Salomo ni inshuti yawe oya Mama Salomo ni umugore w'inshuti yanjye kuko umugabo we ari we inshuti yanjye ahubwo uvuga uti Mama Salomo umugabo we ni inshuti yanjye ababasha kubyumva mu kinyarwanda barabyumva Mama Salomo umugabo we ni inshuti yanjye ariko nanone ku rundi ruhande uri umugore w'inshuti yanjye siko kuri se ntabwo turaba inshuti kuko dufitanye bifu hoya ngewe uzi bifu dufitanye se uyu nguyu hoya nimba ari umugabo uretse gatoya njye nta kintu dupfa bifu dufitanye reka nyivuge bifu dufitanye umugabo ari hano ni inshuti y'umugabo wanjye barangambaniye kunta arabimenye ntandi yakaratiho gatsindwa we dore urapfuye urashize njye ntabwo wari inshuti yanjye ariko wari kuvuga uti nyamara ntabwo nari inshuti yawe kubera ko ari inshuti y'umugabo nyine wari inshuti ye ariko wari kugira wari kundya kara kuko warambonye hoya kukubonaho bitandukanye no kuba twakagombye kuba turi inshuti ibibazo yansizemo uza amadeni yansizemo ibyo ntabwo nari nshatse no kubyitaho nta nubwo nashaka ko kuko umugabo wawe yari inshuti yanjye wanze kwitiranya n'umugabo
wayishira inshuti yawe ni nako kandi muri sosiyete ni nako bigomba kugenda. ahubwo se ubu ngubu kuko n'ibyo bibazo uvuga ufite njye sinari nanabizi kuko umugabo wawe ntigeze ambwira ngo ibibazo bihari ni ibi ngibi. Ntabyo nigeze menya. Iteka iyo muganira nk'abagabo mwahuriye mu kabari mwahuriye ahandi hantu muganira iteka uruhande rwe uba wumva ari ukuri. ariko nanjye kuvuga wowe rero nari nkuzi nk'umugore we ariko ntabwo twari inshuti. ntabwo twari inshuti ndabyemera. ngo ujye kukubwira ngo ariko ngo umugabo wawe ngo bigezeho kereka wenda yaba ari nka mukuru wanjye wakurongoye. muraruke hari ikintu utazi. ubu ngubu nanone si ureba ko nishimiye ko wenda yampaye amakuru ye ariko ashobora kuba nanone avuga ati reka neke ukuntu byifashe njye guha amakuru papa Salomo. ku rundi ruhande nabyo bishobora kumugenza. akabazo tugize ushobora kuba waraje ukavuga uti reka ninjirire uriya mugore nyine w'inshuti yanjye ku mugani wawe numara kunyinjirira hanyuma umushyire amakuru y'ukuntu byifashe. ntabwo uri maneko twabitekereza turi abantu. icyo kibazo ndagisubiza mu buryo bubiri. icya mbere papa Salomo ntabwo naza kumunekera kuko umwanzuro yawufashe ku giti cye. ntabwo namugiriye inama yo gufata uwo mwanzuro kuko ajya gufata uwo mwanzuro ntabwo yari yitaye ku bizaba nyuma y'uko ataye urugo. ubundi buryo bwa kabiri nsubizamo icyo kibazo ntabwo yakagombye kuntuma kukunekera kubera ko atakigukunda. Nibizi neza ko atakimukunda. iyo aba akimukunda yakagombye kuba amwitaho akita no ku mwana we. ariko ndatekereza yuko sinzi wenda niba nivanze bibaza kuko abagore bagira ibanga. aho nta banga ririmo. nta banga riba mu byacu rwose. niba harimo ibanga ntaryo ni uko papa Salomo umbwiza ukuri kuko njye simbizi ntabwo nari nabimubazaho niba yita ku mwana we. nse kumwita umwe wabonye ari umwe. reka tubyite ko ari umwana nyine ko ari umutoya nyine niwe mvuze kuko niwe ufite ikibazo. umutoya niwe ufite ikibazo reka bariya babiri basigaye nta kibazo baba bafite kuko wowe nawe wabajyana ku ishuri bakwijyana ku ishuri ukaza ukabagaburira. ahubwo umutoya niwe ufite ikibazo sibyo. ese papa Salomo ajya yita ku bana be? nanjye ndakubajije. genda kubwira ko kuva yagenda narongera kumva telefone nanjye no kumubona. noneho rero yakagombye kuntuma kuneka ari uko agukeneye kugira ngo akugarukire. bivuze ko kuko atakimukeneye ntiyanaguta. bisobanure yuko niba atarantuma kumunekera cyangwa atarambaza amakuru y'umugore we kandi abizi yuko muzi kandi azi neza yuko aho yamutaye nshobora kuba mpazi nahamenya akambwira wenda ngo nkurikirane amakuru ya kanaka nuko nta kiri hagati yabo. nuko nyine atakimushaka sibyo. simvuze ngo ntabwo akimushaka ahubwo ntabwo ashaka kumenya ibiri hagati yabo kuko mvuze ngo ntabwo akimushaka naba ninjiye nanone mu buzima buri familiyare. ni ukuvuga naba ninjiye mu buzima buri familiyare. gusa uretse ko ibyo nta n'igishyashya ngewe ndabizi. uretse mama Salomo ubu ntiwari ufite icyizere cy'uko wenda igihe kizagera hari ukuntu umuntu mutandukana ariko ukavuga ati uriya mugabo wanjye ndamuzi igihe kizagera agaruke igihe kizagera nkumbure we agenda ntabwo wavuze uti azaza ejo wenda ukabona burakeye uzaza kuri akwezi kumana kurashize azaza ngo ugome ufite amatsiko kuvuga ati se umugabo katakije ntabwo wumvaga kazagaruka. ntabwo njya nizera kazagaruka n'umunsi umwe kuko keretse uburozi yariye yaraburutse kandi sinizera ko yaburuka kandi wabumuhaye bakiri kumwe. keretse rero kunshinja ko ari ngewe. oya ni umugore wamutwaye niwe babiziranyeho. kandi ikindi cya kabiri ajya kugenda nta kintu cye yigeze yibagirirwa mu rugo. ibintu bye byose yarabipakiye arabijyana. yarahambiriwe twarajyana. ubwo rero ibyo bintu bibiri bima igihamya cy'uko nakugaruka. kuba atarigeze amamagara aho yagendeye atarigeze ahindukira ati reka njye kureba ko namusize agihari. kuba yarahambiriwe utwe akagenda. ikindi n'inyandiko yansigiye byose bigaragaza igihe urwandiko rwanjye rero wa mugabo wanyandikiye nimba ujya unareba ibiganiro shanzarubika mpaka ndarufite
ariko urifuza akagaruka ubu ngubu tuvuge nyine yaragiye yego ariko bibaye ari ibishoboka urifuza ko nifuza pe kimushaka amahoro nta kibazo nawe ntabwo kimushaka ntabwo nyimutekereza habe na gato ubwo mwese ntawe ushaka ubundi si ubwo wakunguwe nk'ubwo umugabo aje amaze igihe kingana gutyo uzi neza ko yagiye asanze umugore ushobora no gusanga wenda atari n'uwo gusa afite n'abandi ese ubundi ubwo nk'ubwo anzaniye abo bana bose akabanzana noneho akanabantana hari ukuntu umugore mu bana mwatandukana akakujugunyira umwana ugatera undi nda nawe akazaza akakujugunyira umwana nkanjye wigumiye hamwe rero ukaza ugasanga bose barabanzaniye reka ntagume yagumana n'ibyo gusa ku bundi buzima hari igihe umuntu akora ikintu asa n'uwibeshye cyangwa yahubutse birashoboka ko umugabo ashobora gusiga umugore gutya nyuma akicuza nyuma agasanga ibyo yakoze ntabwo ari byo nyuma akavuga ati ibyo nakoze baranshutse cyangwa se naribeshye reka nsubire mu rugo iwanjye ibyo si bibaho rata bibaho nose ubwo yisubiyeho yaba akoze ikosa baravuga ngo nta mugabo utisubiraho siko bajya bavuga n'umutwe umwe ntabwo wigira inama nanjye kugusubiza umutwe umwe ntiwigira inama ubwo yabitekereje akaza akagushaka nk'uko mbere yajyaga gushaka yarantaye urabizi ko yajyaga ntakongera akagaruka yongeye umutima ukamurya akavuga ati reka njye gushaka keza nk'uko n'ubundi nabikoreraga ku karubanda n'ibyo namuhemukiraga byose bikagaragara reka ngende nce kuri keza ampuze nawe nsaba imbabazi kandi azisabire ku mugaragaro abantu babireba nibo bazimuha ntabwo ari njye nazimuha njye nazo namuha ngiye ku giti cyanjye nazo namuha ariko aba bantu batugira inama muri komenti ni abantu beza cyane nibo bantu buriya bashobora kuvuga ati cyangwa se abaduhamagara nibo bamuha imbabazi bakahamamagara cyangwa bakatwandikira ibyo bintu ntabikora abantu badukurikiye bakamuha imbabazi nanjye nzamuha bivuze ngo ntabwo wakemera kubana nawe mu ku giti cyanjye nazo namuha kubana nawe ntabwo wakemera ariko bazimuhaye nasinziriza nanjye nkapfa kuzima ukora ikintu usinzirije uzasinzira birangira usi wenda byashyira bikaza ariko ku mutima wanjye ubu ntabiriho pe ntambeshye rero umuntu buri akenshi ni wowe ngiye kubaza noneho yego akenshi usanga iyo umugabo yagiye kuriya ugasanga we giye biranze atekereza kugaruka nk'ubu mama Salomo we yarifashe nabyita kwifata wenda niko nabivuga kandi kwifata biragoye nk'umugore w'ibana nk'umugore ukeneye kubaho nk'umugore ufite abana nk'umugore ukeneye utuntu tugiye dutandukanye ukeneye akazi ukeneye kwituga akita no ku bana be hari ukuntu umugabo ashobora kuza uwo ari we wese nyine ashobora kubwira ati reka ngo ukemure utu tubazo reka ngo ukemure utu tubazo tubane reka ngo bivuge neza wenda hari umugabo ushobora kumwinjira ese aka kanya igihe mama Salomo amaze yaratandukanye n'umugabo urumva turabizi ko umugabo we yagiye asanze umugore ariko umugore we aracyahari nta mugabo yasanze mama Salomo aramutse ashatse undi mugabo ubu twamurenganya ko ashatse undi mugabo kandi umugabo yaragiye cyangwa nta kibi yabakoze nk'umugore ku giti cye nk'uwavuze ati mbayeho njyenyine n'ubundi umugabo yarantaye ntazagaruka nanjye reka nshaka undi mugabo nanjye ndeke kubaho njyenyine hari ikosa yabakoze ntaryo hari ibyo waba ukoze wumva ushinza wowe ubwo ngiye gushaka rero ngiye nta kosa naba nkoze ndabizi nuko ngiye ntabikunda ariko nta kosa naba nkoze ntabwo nkunda abagabo ubwo n'uyu ntumukunda mu bagabo bakunda n'abarimo ariko nta nubwo nageze mutereta mama Salomo umugabo wese umuvugishije ahita yumva ko bari gutereta mba mfite ubwoba bajyana nuko uzankubita ibitovu wagira ngo wafashwe ku ngufu ariko ndanagukunda sawa oya yari burage isunda mwanga icyo mupfa ntacyo dupfa ari burage ko nkunda bisanzwe nta kibazo nkunda bisanzwe ngiye nta kibazo ibisanzwe bidasanzwe bidasanzwe ni uguteretana isunda abantu bateretana gute umuntu ateretana ntabwo utereteka wa mugani wamuvuga ntabwo naretekashwe nabihuzwe azinutswe
uzashaka kunshaka ubwazazana n'ibitovu abanza huragura nta n'umwanya rega burya dufite abagabo byo kujya guca amatovu nta mwanya wo kujya guca ibitovu ese no guterura ugakubita hasi oya ntabwo ari guterura ugakubita hasi ese ubigenza gute iryo ni ibanga ry'abagabo arega jya utandukanya abantu bo mu gihe kimwe 880 n'abantu bari muri 2020 biba bitandukanye hari igihe ushobora gukoresha tekinike ya kera iyo vuba yihuse nawe yakuvuga ngo nyine ngo nzakujyana Keza hari ikintu nibuza hari ukuntu abantu bajya guteretana ugasanga umuntu ahagaze umwe ahagaze ku muhanda hariya mu nkengero z'umuhanda undi nagaragara hariya ugasanga umwe arimo gukinisha utuntu tw'uduti turi aho ngaho hafi undi arimo kurunda utuntu tw'utubuye bari kuvugana ariko untouchable nta gukoranaho badashobora no kwegerana ubwo byabaga ari ubupfura se byabaga ari ukwiyubaha iyo niyo generasiyo yari ihari bakazahurira hehe ubwo byahuraga nyine ubwo niba umuntu muri guteretana muhagaze muri metero 5 ubwo no kuvuga ngo byahuzwaga na famiye nta kindi cyabihuzaga ariko ubu kano kanya ushobora gutereta uwo muteretana mukaba muri touchable mukaba mushobora kumvikana ibyo mugiye gukora akaba ari namwe mumenyesha famiye ibyo mugiye gukora cyane rwose ahubwo mugiye kubwira famiye mwarabirangije urumva ibyo urumva hari ni ibintu bitandukanye naho kuvuga ngo umuntu ntakunda abagabo ntagera gutera kandi ari n'umuntu afite umubiri that's all wrong aya amasema turatubeshye n'umuntu ufite umubiri ukora n'umuntu ntago uri iki anasubwo mushatse kumbeshyira ko naba mbikora rwisha ntago tubivuze ariko tuvuze ko umuntu wese ufite umubiri ukora kandi ukiri muto uracyari muto ufite imyaka 40 arega Keza uko yakunze papa Salomo yakunda no wamugani uko wakunze uriya mugabo wawe mubana wakunda n'undi kandi bikaba n'akarusho ukanamukunda kurusha wakunda yine papa Salomo ubwo ntabwo ari uwanjye nyine nzamufata none se ariko naba atari uwanjye sinzahatiriza muri ibyawe birakurindira n'undi yari ibyawe birizana nyine uzanajya kumushaka azizana gake ushiduke birangiye uwinjiye dusura mama Salomo ari mu rugo rwe n'umugabo wishe sinabona mama Salomo aseka ahora nibiba umva mana yanjye nyina aseka gutya bya nyirarubesha yensetse singaragaza amenyo dore ubu ngo nyiri byo ndare kumuhamba mba nasetse cyabyihore yaza mba mfite ni byinshi twavuganye kuhindukiye ndarebye ibyo ntabwo ushaka kubyo nawe natereye inkunga ubu yahindukiye turari kureba epfo nawe natereye inkunga birakaze ubuze iby'inzu yaturiye bengwa turi inshuti abizi mbaye mfite ubwo bushobozi nagukiza nyiri byondo ariko ubu kano kanya rwose reka twe kubivugira wenda kuri mikoro mubiganire ntacyo twabiganira wenda tukareba icyakorwa nyuma y'ibyo ngibyo nyuma y'ibi muraza kubireba turabirebera hese turabirebera bitabibwiye Keza oya njye sinumva ko mbimenye nase ngiye turararana turatahana oya si mutahana nese kamera nivaho ndakomeza turagumana buri muntu aracukwe undacukwe harega ntago uburyo bwose bwo gukemura ibibazo telefone ndi kwitaba n'ibyo ndi kwitaba umva uburyo bwose bwo gukemura ibibazo ntago ari uburyo bw'amafaranga gusa n'uburyo bw'ibitekerezo n'uburyo bw'ibitekerezo birashoboka ariko se mama Salomo ibitekerezo mfite se kari byinshi ko bimagije ndetse byenda no byo kunsandaza umutwe murashaka kunyongeraho ibindi nibyo mfite ntabyo ndibuze kukongerera ahubwo ndaza kugufasha kubica ubu ngubu keretse umfashije nyiri byondo nibwo navuga ati wenda uranduhuye ariko byo dufatanyije n'inshuti byinshi ku buryo numva n'imitsi yawe yenda guturika dufatanyije ariko ntago mbikwijeje ubanze kumubeshya nanze kumubeshya rwose rero kugira ngo anyizeze ibintu atakora yabyihorera ariko nanone anyizeze nk'umuntu wankize mu mago yangize akayantamo oya ntago Keza ntago nkubeshya ntago namwizeza ibyo ntari gukora ariko nibyo nanone burya kubwira umuntu ngo ararya ubikarangira atariye ntago namwizeza ibyo ntari gukora pe wowe ibyo uzajya ushobora byo ukora ibyo Keza ntago twakwirengagiza ibintu nubwo wenda tuba turimo no guseka sibyo ntago twatwirengagiza lifestyle yuko abantu babayeho muri no minsi muri iyi minsi birakaze muri no minsi ahantu hose ibintu bimeze nabi yegereza akamikoro ibintu bimeze nabi muri no minsi
sibyo Keza ntabwo nakwizeza ngo ndibuze kukwishyurira inzu kandi ko nanjye yanjye ntayishyuye ahubwo wenda kuko mba namenye ikibazo cyawe mbashije nanjye kwishyura iyanjye ntangira gutekereza ku yawe wenda ukemuye ibyawe ubwo wakibuka mu by'ukuri turabanza tukikunda Keza tujye tuvugisha ukuri tujye tubanza twikunde tubone gukunda abadukikije ntago nakubwira ngo bansohoye mu nzu we nakwishyura inzu yirayemo kandi ntaribuze kuryama iwawe urabanza ugakemura nawe ufite ibibazo mbese no kubana niba ufite ibibazo byanjye ndabanza nkemura ibyanjye mbone kwita ku byawe ninza kwita ku byambere yuko nita ku byanjye rubanda ruzanyita ikigoryi uzaseba kandi uri kubaka urundi rugo rwawe rwarangiye rwanjye rwarangiye ariko nibyo aho ntaho umuhishe ntago nkuhishe rwose ariko igihe bizakunda igihe bizakunda byarangiye ndetse ibibazo kwita ko bitajya birangira ibyo bizarangira ryari kugira ngo ureke uzagira ikimufasha no kuvuga igihe kigena ibyacyo ntago ushobora kumbwira ngo ejo bizaba bimeze bite none da ejo nshobora kuba nabaye miliyoneri ariko kubyuka wakize nanone ukajya kubona wa wundi wawe wajyaga wakira nta nubwo ufite ubushobozi bwo kumugeraho wamubuze kuko njye namwitayeho cyane namwitayeho namufashe mujyana ahantu mu kazu kageretse keza cyane waza umukozi akakubwira ati ntayo mayibo uraza gukora icyaha ushaka iki namwitayeho nyine mu buryo niyo mpamvu mu cyongereza ngo don't think tomorrow kuko ntaguhaza ni ukuri ariko wowe rero uri kuvugisha ukuri rwose nkabikunda ubundi icyo udafite wikereka umuntu icyo utazi wikibwira umuntu ahubwo mubwira ibyo uzi mubwira ibyo ubasha kumenya nyine kandi umwizeza ibyo ubasha gukora sibyo mu masararo nibyo wa muntu ukubwira ngo ejo nzakohereza amafaranga ukikopesha atazi naho azayakura ukikopesha utari bwishyure ariko hari umuntu wigeze kubinkora we hari umuntu wigeze kumbwira mfata ibintu ku iduka ni muri botike ntabwo ufite ubushobozi Imana imfasha ni muri botike mama Salomonate turaziranye ntakubeshye mama ke ntabwo ari muri mu iduka ahubwo ni muri botike ni muri botike nyine duturanye mu kabutike twegeranye sha mfata ibintu avugana n'umuntu waho sha birangira nkujeho ibintu nabiriye kandi wabitwaye icyo gihe usigara mu madeni kandi wari uzi ko ugiye kwishyura nabinkoze rwose ushobora kuba turarangiza kwishyura n'ayo madeni nakubwiye ngo urwishe ya nkari uracyayirimo nubwo ari n'umuntu w'inaha rwose ni n'umuntu wa kure wamamagara arambwira ati rwose nta butike mwegeranye aho ati mpereza umuntu uhacururiza ndamumuhereje baravuga ati mumere ibi n'ibi 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 unyizere nzaguhayana igihe iki n'iki ndati nta kibazo nabifata none yamukujeho ubwo niwe uri kwishyura nyine nzamwishyura se ntago nzamwishyura kuko sinzayabona uzamwishyura mu masarama hari umuntu wari wambura ubereyemo ideni nta muntu ndambura ariko ayo ngayo ibibazo ndimo ntabwo baravuga ngo nta buzima butagira ideni nta muntu ntabwo ibibazo ugira bituma nishyura ayo mafaranga nta mugabo utagira ijosi ahubwo umunsi umwe muzumva abana ninkwereka isura ujye umenya ibyo mvuze oya hari umugabo ngo nta mugabo utagira ideni urarigira se canda rifite Keza ndarifite pe gereza kamikoro Keza ntabwo ushobora kubaho udafite ideni urifite muri botike urifite mu kabari abagabo bakunda kwegera mu tubari ntabwo njye nyegera mu tubari kuko hari uburyo ndi serious mu tubari wenda ndanywa ariko hari uburyo ndi serious mu tubari njya mu tubari kuko mfite ibyo ndibize gutangayo iryo deni se rizaribye ariko ntago ryaje ntago ibintu byose biba perfect arega ubushobozi dufite ntago buhagije pe iki gihe byo birakaze sibyo turi mu minsi mikuru sibyo wenda ntago reka twe kuvuga ko twari twagera mu minsi mikuru baratangiye intambara ya Ukraine sibyo baratangira ngo Israel yatatse Gaza sibyo ngo gaze igiciro cya gaze kirazamutse umva ngo essence irahenze ngo igiciro cy'umuceri nacyo kirazamutse urumva noneho na bya birayi twahingaga iwacu hariya mu Kinigi nabyo biba birazamutse ni ukuri kw'Imana urakorera 2,000
bibiri se wabihaha wabiha umugore ngo ajye guhaha ku isoko usibye ko njye nta n'uwo mbiha wenda njye nigirayo sibyo nawe uzi uko bihagaze njye njya ku isoko ubu ni papa mbyiri uretse gatoya ni papa mbyiri urumva njye njya ku isoko najya kumva bakambwira ngo inyanya 3 ni 200 ni 200 ko niko no nkavuga ati se inyanya 2 ninzigura 200 salisa ndayikura ubibirira inyanya gusa ubu turimo turarya nabi niyo mpamvu twakanyaraye nta mugabo wagize itoto ariko umugabo nukanyara n'ufite isura iri hoya ariko natwe turabana nk'abana twakagombye gusa neza gusa twebwe ntabwo twagombye gusa neza nimwe muzi kuyashaka nyine muzi no kuyifatamo neza ke icecekere ibintu bimeze nabi ariko ni ahantu hose mbashije no kwita kuri mama Salomo pe najya mwitaho njye kintu ujye basura abana bo ndabasura pe mama Salomo nabasuye rimwe nase mama Salomo nkubeshya nabasuye rimwe sibyo wenda ubushobozi mfite ni ukumuha namufata nkamujyana amperekeje nkamugurira biswi cyangwa yuje ariko ntabwo mfite ubushobozi bwo gukora stock pe oya nibwo buzaza ariko njyewe ganazi igihe kizagera igihe cyagera byose ni mu mutwe si byose nanjye njye nizera ko nzakira ariko ni mama ke turi muri brag yego no mama Salomo wana atari mwiza ari kwiyuburura arimo ariyuburura oya ntabwo muzi kera ari mubi ndi umukecuru nagize se ntabwo muzi ari umukecuru ko bamutega umukecuru nyine ibyo nabibonye mu kiganiro uri kureba ibyubu ndimo ndareba ibyubu ibyo nabonye ibyo ngibyo nari inshuti n'umugabo we ntabwo wabibonaga nari inshuti n'umugabo we sibyo noneho nza kubona ikiganiro kivuga kuri mama Salomo ndebye uko asa bintera isoni ndavuga ntese burya abagore bose bagizwe n'abagabo urumva noneho icyo nicyo cyanteye n'amatsiko yo kuza hano akajambo uvuze gasubiremo niko ndi kwitekereza urumva ugize uti iki naravuze ngo mukanya ijambo uvuze ndavuze ngo nabonye ikiganiro kuri mama Salomo ari ryo uvuze uravuze mama Salomo yabaye urabona atari mwiza inzobe yaritamuye mama Salomo mama Salomo ari kugenda yivugurura hari ukuntu umuntu abyara agahinduka noneho we njye nabyaye vuba niyo mpamvu nagombaga kugira uri kwisubira w'umukobwa wongera wiyuburura uba noneho mushyashya neza ariko ashobora kuba asigaye afite amafaranga nyakuye ndi kukubwira ngo randirodi ntabwo nshaka kubyitaho navuze nyir'ibyondo ntiwabyumva reka mvuge randirodi umva mama ke nako keza buriya rero mama Salomo ntabwo tuziranyeho ibintu byinshi sibyo tubona distance ntabwo tujya tubonana kenshi anyway ngende undi inshuti y'umugabo we ariko nawe n'umugabo we ntabwo navuga ngo wenda turacyari inshuti cyane kuko nawe yabaye dispare yagiye kure nawe ari mu tuntu twitwe urumva arahuze naho menye yuko urumva uko abantu bavuganaga ari abantu b'abacuti urumva umuntu yarashatse akakubwira narashatse meze gutya na gutya ukongera kumva byanze n'iki iyo yongeye kwihugiraho uramureka ntabwo ubu ngubu kano kanya mvuga ngo muziho ibintu byinshi bifatika na mama Salomo nawe ntabwo muziho ibintu byinshi usibye yuko nagerageje kumusura rimwe nkura n'abana be nawe turahura ariko nawe uburyo yanyakiriye nk'umuntu atazi strange yakiriye nk'umuntu stranger ariko ndamwibwira abasha kubyumva ariko anyita umufatanyacyaha ubu kana kaya turi kumwe ntabwo ariko byagenze nawe wabikeka ariko nugukeka nkuko undi wese wabikeka ubu kana kaya turi kumwe ndabimubwira nk'ukuntu byagenze ariko yamfashe icyo gihe nk'umufatanyacyaha ariko nawe wabikeka kuko urumva uri inshuti ye uje uvuga reka tugane ku musozo rero kino kiganiro ndagira ngo mama Salomo nshaka kuzamusura niba uzabukira aho wabaga kuko ndumva ngo bari kuguha za pirave sinzi nshaka kuzamusura nawe niba uzaboneka twazajyana kumusura sinzi ariko ndashaka kuzamusura yamenyesheje cyangwa mukamenyesha naboneka nta kibazo kuzamusura muri iyi minsi nkareba abana simbaheruka sibuka kugera iwe ubwo n'ibindi tugenda tubimenya reka ngushimire cyane kuba wemeye kuza tukaganira na mama Salomo ndamushimira ku mwanya we muto abafite burije yere kuba kuri kwita ku bana ariko yemera avuga ati
kandi tuganire n'inshuti namwe abadukurikiye ni Kukuri TV show ndabasaba gukora subscribe ndetse no gutanga comment ku biganiro tugenda dukora umunsi ku wundi ciao ciao